mbere akeneye kugira ngo afashwe, kugira ngo ihungabana afite arigire, nuko ukwiriye kumwumva no kumwegera ukamuba hafi kuko hari icyuho aba afite muri we cyo kuba yarabuze inshuti ze, yarabuze abe, ndetse nawe akaba yibara nk'udahari, akaba ashobora kwibara nk'udahari, akavuga ati nanjye meze nk'udahari. Kubera iki? Kubera ko ntacyo maze, kubera ko abamuzaniye umubabaro aracyababona, bamwe baracyagenda, abatumye amera nk'uko nguko amera arababona bagenda, arababona bo barishimye, ndetse ashobora no kubona bafite ubuzima bwiza burenze ubwiwe, agahora rero atekereza akavuga ati bashubije hasi, baciye amaboko, bagize. Umuntu rero ubabaye icyo akeneye ni intambwe ya mbere ukwiriye gutera ni ukumwumva, ukamuha ihumure, ukamwegera, ukamuba hafi, ariko ukamuha n'ihumure nanone rifite ibimenyetso nyine. Rifite ibimenyetso gute? Ntabwo ukwiriye guhumuriza umuntu gusa umubwire ngo humura, ngo abure n'ibimenyetso bigaragaza ko umuhumurije. Yego. Iyo ngiye kukwicaza mu mutima wanjye ngo agataburete kari hafi y'ahantu hasohoka, ntabwo nta nshuti n'imwe numva nagira ngo gere ahantu njyana mu cyumba ngo nindagiza ngo nkingi, mushyira ahantu hafi bizamworohera gusohoka, kuko numukingirana ukamujyana ahantu mu cyumba, nasohoka mu gihe azaba arimo arwana asohoka, azasohoka yangiza ibindi bintu. Ukwiye kumushyira hafi, donc azakenera kugenda akagenda byingana, nibura akangiza turi imbere ye. Uri kurabyumva? Ariko ikintu kigora abantu ni uko abantu baba barafashe umuntu ukamushyira ahantu ukamutebeza hirya, ntakwiriye kujyayo rwose. Hariya ubundi hirya cyane ukwiye kuhashyira Imana niyo itagutenguha, ukahashyira Yesu, ukahashyira Umwuka Wera, ariko abantu ugitwa umuntu mwicaze hafi y'umuryango usohoka. Mbega ari kwa kundi ikomeretsa afite inyundo akoresha, ariko ntekereza ko inyundo iremereye ni amagambo y'ibyo akubwira. Yego. Ukwiriye gushaka ekuteri, niba ari za ekuteri ubwashyira mu matwi, headphone, za zindi zituma utumva ibyo ashaka kuvuga. Yavuga ibibi ukiyumvira ibyiza. Nukwiriye kumuha umwanya ngo agukerereze wumve ibyo avuga. Yego. Ukwiriye gutumbera ibiri mu cyerekezo cyawe. Ibintu bitari mu cyerekezo cyawe jya wikubita hasi. Yego. Wibyemerera kubyumva. Ibyo wibyemerera kubyumva. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Uri ready? Nongere mfata umwanya ngo usuhuze inshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube mu mahoro ya Kristo, natwe turi amahoro, turashima Imana. Ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Murabizi ko urukundo rwanjye narubagaragarije kugira ngo njye mbazanira ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Kuri kamera zacu turongeye tugira amahirwe yo kwakira Evangeliste Cyprien Hakizimana. Mutumishe. Yaho neza. Ndaho ndakomeye, Imana ihabwa icyubahiro cyayo. Turacyakomeye, dukomeranye n'abanyarwanda muri rusange kubw'ibi bihe turimo, ariko nzi ko uburinzi bw'Imana buri kuri twebwe. Dushyira imbere y'Imana tuganire, n'ikiganiro gitanze ngo tuganire kuri topic ivuga ngo ese umuntu wahungabanye, yaba abe nawe ubwe, akwiye kwakirwa ate no gufashwa ate? Niyo topic tugiye kuganira. Reka mbere ko twinjira ngo dusenge. Mana, turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite, kandi tugushimiye kugira neza bugacya bukira. Uyu mwanya turaguhamagaye ngo uganire natwe, ineza yawe itembere muri twe, mu izina rya Yesu. Dutuye hasi imigambi yose y'umwijima. Amen. Duhamagaye kwera kw'Imana kuri twebwe. Reka icyubahiro cyawe kize, reka ineza yawe ize, tubone ukuboko kwawe, tubone imirimo yawe, tubone ineza yawe muri byose. Urakoze yuko uri kumwe natwe,
mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuntu wahungabanye akwiye gufashwa ate muri sosiyete? Ese abe bo bakwiye kumubanira bati? Umuntu wahungabanye cyangwa se ubabaye, yego, akwiriye gufashwa mu buryo bwose. Akwiriye kwitabwaho. Akwiriye kandi kubona ijambo rimubwira ko hariho ibyiringiro. Ntabwo umuntu ubabaye akeneye ibyo kurya, ntabwo ari byo akeneye, kuko umubabaro aho uri ntabwo mu cyumba umubabaro ubamo sibo bashyira ibiryo, ntabwo umubabaro ukurwamo na sitoke y'ibiryo, ntabwo wahashyira ibiryo. Ikintu gikuramo umubabaro muri iyo sitoke aho umubabaro uri ni ijambo ryiza akeneye rimubwira ngo humura, turi kumwe, nturi wenyine. N'iki gishobora gufasha umuntu ubabaye mu gihe nk'iki ngiki. Hari igihe rero abantu bibeshya ko iyo umushyiriye ibyo kurya nabyo ni byiza, ariko ikintu cya mbere akeneye kugira ngo afashwe, kugira ngo ihungabana afite arigire, ni uko ukwiriye kumwumva no kumwegera, ukamuba hafi, kuko hari icyuho aba afite muri we cyo kuba yarabuze inshuti ze, yarabuze abe, ndetse nawe akaba yibara nk'udahari, akaba ashobora kwibara nk'udahari, akavuga ati nanjye meze nk'udahari. Kubera iki? Cyangwa se ntacyo maze, kubera ko abamuzaniye umubabaro aracyababona, bamwe baracyagenda, abatumye amera nk'uko nguko amera arababona bagenda, arababona bo barishimye, ndetse ashobora no kubona bafite ubuzima bwiza burenze ubwiwe. Agahora rero atekereza akavuga ati bashubije hasi, baciye amaboko, bagize. Umuntu rero ubabaye icyo akeneye ni intambwe ya mbere ukwiriye gutera ni ukumwumva, ukamuha ihumure, ukamwegera, ukamuba hafi, ariko ukamuha n'ihumure nanone rifite ibimenyetso nyine. Rifite ibimenyetso gute? Ntabwo ukwiriye guhumuriza umuntu gusa umubwire ngo humura, ngo abure n'ibimenyetso bigaragaza ko umuhumurije. Yego. Hanyuma waruvuze ku biryo, mpita nibaza n'udukurikiye nawe yakibaza, donc ibiryo by'ubugingo byo ntabwo umuntu yemerewe kubimugaburira? Biriya byo ntabwo bitubara nka food ziri ordinaire. Biriya ni ibiryo Imana yagennye, ariko kandi ni ibiryo biri spiritual, ntibishobora kwinjira kahano byagera muri cya cyumba. Ariko ibyo biryo ubundi biri kuyihe pura, biri kuyihe sahane, ninde ubitwaye? Ni ukuvuga hari ikintu abanyarwanda bajyaga bavuga kera ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Buryo bavuga ngo ni mugenzi w'Imana iyo umuntu akubwiye neza Imana ibihageze. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari imirongo myinshi ya Bibiliya akeneye ngo umusomere, yewe ushobora no kugenda utayijyanye. Icyo akeneye ni ukumva ko hari umuntu umubwira ngo humura, warababaye, urababaye, ndakumva, ariko nturi wenyine, turi kumwe nawe, ariko ugakora nyine bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu muri kumwe. Kuko Bibiliya avuga ngo mubabarane n'ababaye, mwishimane n'abishimye. Rero ntabwo tubabarana ngo nibarira ngo natwe turire, ahubwo ni ukuvuga ngo kuko iyo barize natwe tukamera nk'abarira, n'urugero ntabwo bisobanuye ko twagaragaje ko turi umubabaro, ahubwo ni uko ugenda ukifatanya n'umuntu mu kibazo. Iyo fu y'igikoma ukayimuha, icyo gikoma ukakimushigishira, uwo munsi ukamukuburira, uwo munsi ugatekera iwe, uwo munsi wa muntu ubabaye wabuze abamutekeraga, wabuzaga abamuherezaga inkwi, wabuzaga abamucanira, wari ukwiye kuba akeneye umuntu ugiwe uwo munsi, ariko atari n'uwo munsi gusa, agacana imbabura, agateka, akamubwira ati mama, mubyeyi, yewe wapfubugiwe, iwanyu ntibahari ariko turahari, humura, nturi wenyine,
akabona ayo magambo, akabona ibimenyetso by'uko mu mubereye abantu, akabona ko aturanye n'abantu. Ubundi si ikintu kitumenyesha ko duturanye n'abantu niki, nuko iyo dutatse batabara, yego, nuko iyo dushonje wenda batugaburira. N'urwo n'isengero n'aba bandi basenga nyine nabo bagakora batyo, yego, bakamenya ubabaye, bakamusura, bagasenga isengesho, yego, bakaririmba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ariko muri bwa buryo bwereka wa muntu ko nturi wenyine, natwe turahari. Uko niko duhumuriza abababaye. Mu buzima bwawe wigeze ubaho umunsi umwe ugahura n'intambara ziguhungabanya? Ntabwo intambara ntibikiri bishya. Intambara zo mu buzima bwanjye nazigize ubuzima. Gute? Kuko icyo ndwanye none nacyo si cyo ndwana nacyo ejo. Iyo myaka maze y'ubuzima nagiye nca mu bintu byinshi byanyeretse ko nkwiriye kuba mu buzima buhora bwiteguye intambara. Yego, gusenga ni intambara, kubwiriza ni intambara, kuvuga ni intambara, gushaka ni intambara, kubyara ni intambara, kubaho ni intambara irwanwa nawe. Yego. Rero niyo mpamvu ntakigira ubwoba bw'ibimuhungabanya, byabaye ubuzima, kuko nasanze ari ubuzima. Kandi ikindi mbibamo, kandi ndaje gusanga ntaho nakwimukira ngo mbisige wenda ngo niyiteruremo niyambura iki, keretse ngiye mu ijuru vuga ngo iki kibiri ndagisize ndisipiriye mushya. Yego. Nzi ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntitwayimenyera, ariko tuzi ko duhura nayo, ahubwo icyo tumaze kumetiriza n'uburyo tuzirwana. Nshobora guhita nibaza n'udukurikiye nawe nyine nkamubariza, Dawidi yigeze kujya akoresha impamvu ye yo gutsinda intambara nk'uko tubivuze, agakora inyuma akerekana idubu n'intare yishe, ababibonye bakemera ko na Goliyati yamwica. Wowe ni irihe banga ukoresha? Ibanga nkoresha mu gutsinda intambara z'ubuzima ni ikibazo cyiza kandi gikomeye. Sindi buri sesagure, ariko ndarisangiza bakeya, ariko ndabikaniye. Abadukurikiye bagirirwa amahirwe, bagira amahirwe yo kumva, bashobora no kujya barikoresha. Ni icyo nkunda kuvuga yuko kubaho kwanjye atari gift nahawe n'umuntu. Mbisubiyemo bimiki rero. Ikindi nkaba nzi ko nta muntu uriho ufitiye impuhwe zirenze izo nakwigirira. N'umwe niyo yaba umugore tubana, sinshobora gufata yuko yangirira impuhwe zirenze izo nakwigirira. Uri kurabyumva? Yego. Kuko niyo ndwaye sindabona ari ubabara, ni njye uribwa. Niyo ngiye kwa muganga sinamubwira ni rero mfite gahunda nyinshi, sigara urwaye ngende, ngino bakuntere rushinge, iba urukuntere ngende. Urumva? Nzi ko ibiba bije bindeba ari jye bireba, ari jye bishaka, kandi byanze bikunze ntawe n'ubikwepere ngo ntahura nabyo. Nkwiriye kwiga guhita inzira nyuramo kugira ngo mbirenge. Icyo nicyo kintu kifasha gutsinda. Ikindi gituma ntagira ubwoba, I know nzapfa. Ubundi ni nacyo kintu cy'ingenzi ugomba kuba ufite. Tugende nuko rero kumenya ko nta muntu ufitiye impuhwe zirenze izo nakwigirira. Yego. Bintera iki? Gucumbagira naho naba ndwaye, imvune nkayigendana. Yego. Ariko mfite aho ngiye. Niyo mpamvu rero ariyo mpamvu nigiye kutarira imbere y'unzaniye kurira.
wateza amarira imbere yawe donc yashatse n'ubundi ko ndira none nimwereka amarira yanjye ari gutonyanga arabatsinze rero ndiyumanganya ahubwo yibaze ngo ni iki gituma ntarira atarira kandi naramurijije nanjye mubwire ni rero buryo mbona se ndi uwa none ndi umunyembaraga ubwo guteza ibitwenge wayiturira kure murabyumva ngewe ngomba gukora ikinyuranyo gitandukanye n'icy'umwanzi wanjye ashaka ko kimbaho igihe yashatse ko ndira tugahura ndirimba. Iyo uvuze ngo umwanzi wawe ubundi ubwo bushatse kuvuga iki? Iyo tuvuze umwanzi ni umuntu wese utifuza ibyiza kuri wowe, yego, akaba ari mu cyicaro cya Satani. Nubwo dukunda kuvuga ngo umwanzi wacu ni Satani, ariko mwibuka ko Satani nta birafite akoresha, nta birafite ngo tube tumutekereza ngo abahangaha ngo hari umusozi uyu n'uyu sinzajya manyura, sinzajya manyura ngo twahakwepa twese. Satani birafite, abifite mu muntu. Rero umuntu wese Satani nzi ko akoreramo akaba atemera ibyanjye, akaba atanezezwa nuko, kuko buriya hari igihe nakunze kwibeshya. Ntabwo abantu benshi bakunze nanone kuba bagira umunzani ubashuka. Iyo urebeye abakwemera, iyo bapimiye ku mashyi bagukomera baba bakubeshye. Donc balance yabirahengama. Burya abakoma amashyi bakwemera ni baki, ahubwo hari abatayakoma. Hari n'abantu bakwemera ariko batavuga. Ubundi kugira ngo umenye abakwemera wakabarebeye mu gihe cy'induru. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu iyo amatwi yawe ukwiriye kuyatoza kugira ibintu yakira binyuranye n'ibyo abantu batekereza, kugira ngo ukomere. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byafashije bifasha cyane bigatuma tsinda intambara zimwe na zimwe. Iyo tubanye n'umuntu, yego, akaba inshuti yanjye, mubona yanzimuriye, ahubwo ntangazwa n'iyo utabikoze, ariko mba narateganyije ko igihe cyose tuzatandukana umvuga nabi, tuzatandukana usebya, mba narabyakiriye rwose. Bavuga ngo ni inshuti yanjye ariko azansebya, reka tubana ariko iki cyazagikora. Niba ari ikintu kigutungura rero, ni ugusanga Robert wari kugusebya atagusebeje, ahubwo nibaza ngo ni umuntu. Robert bite? Ni umuntu uri murabyumva. Ni ntabwo rero mba nzi ngo azankorera ibinyuranye, nkaba naranabyakiriye, nkaba ni umuntu, ndamusuye, ni inshuti, ndamutwerereye, ngize gutya, muhaye mbanye nawe ko tugomba kubana, ariko ndabizi ko azampemukira, nkaba mbibanye gutya. Uri kurabyumva. Byafashije kubana n'abantu benshi, kandi noneho iyo bagiye ntibanisigire igikomere, ntago bakinkomeretse, kuko mba nariyomoye mbere y'uko agenda. Bigatuma rero bifasha ko nta kindi. Kandi iyo ngiye kukwicaza mu mutima wanjye ngo agataburete kari hafi y'ahantu hasohoka, ntabwo nta nshuti n'imwe numva nagira ngo gere ahantu nyijyana mu cyumba ngo nindagiza ngo nkingi, mushyira ahantu hafi bizamworohera gusohoka, kuko numukingirana ukamujyana ahantu mu cyumba, nasohoka mu gihe azaba arimo arwana asohoka, azasohoka yangiza ibindi bintu. Ukwiriye kumushyira hafi, donc ahasohoka azakenera kugenda akagenda byingana, nibura akangiza turi imbere ye. Uri kurabyumva. Ariko ikintu kigora abantu ni uko abantu baba barafashe umuntu ukamushyira ahantu ukamutebeza hirya ntakwiriye kujyayo rwose. Hariya ubundi hirya cyane ukwiye kuhashyira Imana niyo itagutenguha, ukahashyira Yesu, ukahashyira Umwuka Wera. Ariko abantu ugitwa umuntu mwicaze hafi y'umuryango usohoka. Mbega ariko kwa kundi urabona ikintu utari bubire dukirenza amenyo. Uri burabyumva. Ariko ikintu uzi ko kirengeza amenyo kikagera ku rwego kigera mu
kugira ngo kizasohoke mu nda ubu uzirengera akavuyo kizateza kuko kugira ngo ikintu kigere mu nda gisohoke bajya bavuga ko ngo amara ashobora kuba agira muri hagati ya metero 6 n'8 ngaho mbwira kugira ngo kizazenguruke kizagera ku rwego gisohoka niba uzi ko ikintu utagishaka wikimira niba rero inshuti uyakiriye yituze hafi aho bitazakugora wigiha amenyo bitazakugora kwisura rero ibyo rero bifasha gutsinda intambara nyinshi z'abantu cyangwa se no kutagira icyo bintwaye hari abantu benshi bakunda kurara bakanuye babuze ibitotsi uwo muti nawe narawukemuye tubwire kagira inkuru nta kintu gishobora nta kintu na kimwe kijya kimbuza kiretse nyine ndwaye kuko biri mu mubiri niyo YouTube studio iri kureba hasi yose biba byarangiye ahubwo niyo yaba iri kureba hasi gabone ibintu biri kugira none tekereza igihe bamagara use the cote ubuza bwarakomeje nahise avugira ubu birananiye hasha amezi 3 uri burabyume none ibi birananiye bita nakiri nibyo ibi ni ibintu nabigiyemo nyine nabyo biranze ahubwo bitanagira gutekereza plan B ni gute datekereza ibindi ibi nabyo birananiye kubera ko ubundi iyo hari ibintu byaguhombeye mu ntoki cyangwa se undi wabonye bimuhombera mu ntoki nukwiriye gutekereza ko iwawe bizahicara ngo bihagume niyo mpamvu bajyaga bavuga ngo inkoni ikubiswe mu cyeba uyirenza urugo ntuyibika hafi aho kuko nawe yagukubita kuko wayikoresheje aracyahari kandi ikindi yagira rero hari ibintu abantu bibeshya niyo mpamvu niba hari icyababaje umuntu niba kandi hari inkoni ikubabaza yijugunye nyine yirenze urugo ikindi ngendera kuri Bibiliya hari ijambo Yesu yavuze ngo ninde wiganyiriye bugacya yabonye igisubizo cy'ibyo yiganyiriye bamukura hese uri kurabyumva nicyo gituma kitambuza gusinzira naho shingira rero nta buri bitotsi ngo uzi ikintu kinkomeza naje gusanga Imana izirigiye ishaka cyane kandi zikoze mu mufuka cyane ninde se wangaye Yesu yigeze kujya kwa Lazaro aza ku munsi wa 4 Bibiri ivuga ikiravuga ngo yarazi icyo ari bukore icyo kintu cyatumye numva ko nanjye ntabura amahoro yo gusinzira cyangwa n'ikijyo Imana yaza turi mu bitaro yaza twagiye muri moruge ayizazira hose jewe hari igihe abantu habaho nk'ibintu abantu bakavuga nk'uri hafi yanjye akabona simpangayitse ku rwego nk'ubu ntushobora kuntera ubwoba ngo umbwire ngo nk'ibyo namaze kubyakira ngo wanyice yego iyo umbwiye ngo wanyica ndabwira nese niba ari wowe gare ryanjye sindi buguhunga yego urumva n'ubundi ndabizi ko nzapfa rero niba ari wowe uzabisohoza niba utari malariya niba ari intuza ibyo mbwiye niba ari wowe uzabikora kora umurimo uri kurabyumva niba ari inzara ikaba ariyo yaje ntuze mbigenze ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere nakira buriya nakira kugira ngo tsinde umubabaro n'ibindi byanyihebesha nuko nakira ibinyuranye n'ibyo
uwanzaniye umubabaro yatekerezaga. Hari ikintu nshobora kwibaza, muri abantu benshi kuri iyi si tubayeho tutazi umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Kandi niba hari iminsi ikomeye yo mu buzima bwacu, ni iminsi 3. Umunsi twavutseho, umunsi tumenyeraho umugambi w'Imana ku buzima bwacu, n'umunsi tuzahebera. Iyo filozofi hari igihe ntajya nyemera. Hari umuntu umenya umugambi w'Imana ku buzima bwe? Yego. Iki Imana yaguhamagariye kuza ku isi? No, nta muntu umenya. Ubu ntabwo urawumenya? Icyo gihe nishyiramo ni ukuvuga ngo umugambi Imana ifiteho ni mwiza. Ariko aho itekerereza si impari. Kuko abantu bose bavuga ngo dufite umugambi w'Imana ngo uri kuri twe. Hari ubikubwira ngo azi umugambi w'Imana agapfa ku wa 6. Nyine ubwo sose abapfuye mu mugambi w'Imana. Ntabwo umugambi w'Imana ari urupfu. Umugambi w'Imana ni ikintu kiri kontinuwe, kiri ariko kandi kikaba ari kirekire. Noneho rero icyo dukwiriye kuba twibwira ni nk'umwana wese yicaye, umugambi ashobora kuvuga ati umugambi wa papa ku buzima bwanjye, icyo nzi cyo ntiyangabanira, ntiyanyicisha, ntiyagira, afite umugambi wo kuba nabaho neza, naho utagerwaho. Ariko ni ukuvuga ngo n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umugambi wo kukubeshaho neza, kuko niyo poroje Imana yari yaratangije mbere y'uko Satani aza. Niyo mpamvu yafashe umuntu imushyira muri Edeni, imwumvikanisha n'ibisimba byose, barumvikana, icyari kumwica cyose kirahava, gihinduka inshuti ye. Hanyuma haza kuza icyaha, kizana n'ibindi bibyihishe inyuma, n'ibindi bifuniko bibyihishe inyuma, gihinduka icyo kumwica, arapfa. Ariko ubundi umugambi w'Imana ku buzima nta muntu wawumenya, ahubwo twese turawukeka, tuba tuzi ko ari mwiza. Ubu kuri wowe nawe uzi? Umugambi w'Imana nzi, ariko umugambi w'Imana ni umugambi rusange ku bantu. Imana yibwira ibintu byiza, kuko biravuga ngo nzi ibyo nibwira, wowe ntubizi, ntuzakubeshya ngo arabizi akubeshya. Iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ariko si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. Umugambi w'Imana, Imana iturema ikadushyira ku isi, ni mwiza. Ariko wakubwira ngo azi umugambi Imana imufiteho iby'Imana yibwira kuri wowe si byiza. Nyine nicyo nabwiraga, ni nk'ibyo nibwira ku mwana wanjye, ni nk'ibyo nawe wibwira ku bwana wawe. Buriya kandi ibyo wibwira ku mwana wawe, yego, urumva, ibyo wibwira ku mwana wawe bitandukanye n'ibyo wakwibwira ku mugore. Wari ubizi? Yego. Ubyo urabyemera? Ndabyemera. Umugore ushobora kuvuga, ushobora kujya umwibwira ukabona ariko arashaje. Uri kurabyumva? Atari ko uyu mugore wamuhindura, atari ko nuko Bibiliya itabyemera. Tiyabaye Bibiliya, kuko hari abantu Bibiliya iramutse irabohoye, ikababohora bakabona itangazo riturutse mu ijuru. Bibiliya yo bashobora kuba baranabyemeye, ahubwo bavuga ati kuki leta erega buriya leta nduvuga kare, ariko wenda abantu bazagira kumve neza, leta ntawe yigeze ibohera ku mugore. Icyo uracyemera? Yego. Ntabwo leta ikuboha ku mugore, kuko iragusezeranye, ikagusigira n'irembo risohoka, ikavuga ngo nibiramuka byanze muzagaruka. Ntabwo leta ibohera umuntu ku mugore. Ntabwo ibyo rwose, ibyo byo ntibazavuye ngo leta, ahubwo ikintu kiboha ni Bibiliya. Kandi niko kuri kw'ijambo. Bibiliya irazirika ikanakomeza, igahamya, iranasudira, icyo bita kubohesha ubushishi, ibohesha ubushishi, igafunga neza. Byiza, ivuga ko si byiza ko umuntu aba wenyine. Kabiri, ikindi icyafatanyijwe n'Imana
cyane n'umuntu ntihakagira umuntu ugira gute ugitandukanye yitwaje ububasha ubwo ari bwo bwose yaba ubwo ahabwa n'amategeko cyangwa ubwo yihubwe cyangwa igira gute ntazatandukanye ntazibeshye ngo atandukanye iby'Imana yafatanye. Ahantu Bibiliya ikariye Bibiliya rero bihamyayo irasiga yangize igasigayo irangi ryitwa karamata nyine ikagira none kavuga iyi kuje yitwa karamata kubera ko uretse igihe mwagira umugisha mukagwa nko mu ndege mwese mugendera imwe mukaba mupfuye mujyanye atari ku kintu cyebereye kubatandukanye ni urupfu ubu narwo burya ruzajya mu rubanza ruzayibazwa umugore n'umugabo burya urupfu rufite ibibazo mu rukiko niba hari ibintu bizakatirwa wakoze ikosa hakuze ko nanjye kubona impamvu urupfu ruzajya mu rubanza ukavuguruza ikintu Imana yavuze rugashaka gutandukanya umugore n'umugabo. Ubwo rero umuntu utandukanye umugore n'umugabo nawe aba ari urupfu nyine ni urupfu nyine nawe ni urupfu ubundi uri urupfu nibeshye ugafata umugore n'umugabo ukabatandukanya ujya umenya ko uri urupfu. Ubwo rero tugarutse aho twari turi nicyo kintu kinyubakamo icyizere n'ihumure rihoraho nuko nakira ibintu mbere yuko bingeraho nkaba nzi ngo ubwo byabaye kuri uyu no kuri uyu nanjye nkwiriye gutekereza ko byambaho. Yego iki kintu ariko kirakomeye. Hanyuma dusa nk'abasatira mu kiganiro cyacu tubagana gatatu mu hungabanye donc uko akwiye gufatwa nuko akwiye kubaniranwa mu rwego rwo kugira ngo nubwo intambara nk'uko babivuze zitavaho cyangwa se ngo zishireho uburinzi buhamye uhoraho bwo kugera ku rwego uziri ku murunga aho ati nta kintu kizongera gupfa kunkomeretsa kize giturutse nshingiye ku byabanjije nzawurinda gukomereka pa. warumbwiye ngo donko ari gukomereka birashoboka no guhungabana birashoboka ariko mu rwego rwo kurinda noneho iyi ntwaro yagukomerekeje ikaba intsinzi yo kurinda none ibikomere bindi biza umuntu yakitwara. Umuti twawutanze ugukomeretsa afite inyundo akoresha ariko ntekereza ko inyundo iremereye ni amagambo y'ibyo akubwira. Yego ukwiriye gushaka ekuteri niba ari za ekuteri ubwashyira mu matwi headphone za zindi zituma utumva ibyo ashaka kuvuga yavuga ibibi ukiyumvira ibyiza. Nukwiriye kumuha umwanya ngo agukerereze wumve ibyo avuga. Yego ukwiriye gutumbera ibiri mu cyerekezo cyawe. Ibintu bitari mu cyerekezo cyawe jya wikubita hasi. Yego wibyemerera kubyumva. Ibyo wibyemerera kubyumva umva ikintu kiri ngombwa ko ugomba kumva kandi ukabona ko koko gikwiriye ko wacyumva. Ariko ikintu kitagufashije kitagize icyo kiri gukora kitagize icyo kiri kurema wigiha umwanya. Yego ni uburyo kugira ngo utsinde ni umwanya uha ibintu. Umwanya uha ibintu ukwereka aho uri kugana naho uri butsindirwe. Ariko iyo wafashe umwanya nk'uwo mwiza agicara usanga hari ikintu gikozwe. Nibyo reka dushimire umuntu wese wabanye natwe mu kiganiro cyacu dushimire n'umushumba wemeye kutuganiriza ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka tubabwiye ngo shalom ariko reka dusoze udushyira imbere y'Imana naho butagiye dusenga turasoza dusenga. Yego nawe ushobora kugikurikira iki kiganiro ugatangira ubabaye ariko ugasoza wishimye. Yego ntuhe abanzi bawe ibitugu. Ntiwemerere ko bagufataho ijambo
hindura icyerekezo. Ibyabo wibyumva, iyumvira iby'Imana ishaka ko wumva. Amen. Mana turagushimye, bana n'uyu wari udukurikiye mu ijambo ryawe. Iki kiganiro umuntu wese uri bucyumve ahabwa umugisha, kandi ucyumvikanisha birenze uko twakivuze. Uduhe imbaraga, utugirire neza, kandi ineza yawe ibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.